Muraho neza, tubahaye ikaze bakunzi ba MD Hot Official, tubifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi tuje kuri kamera za MD Hot Official kugira ngo tuganire ku bintu tumaze iminsi tubona hanze aha ngaha biteye ubwoba, aho umuntu atema undi ukabona ejo ndatema undi, ejo ndatema undi, ariko nanone tuje hano kugira ngo tuganire turebe n'iki kibitera, n'iki twakora, ese ibyo ubona byakurenze n'iki wakora kugira ngo uce mugenzi wawe. Dukomeze tubane kugira ngo turebere hamwe icyatuma igihugu cyacu gikomeza kuba cyiza kandi tugakomeza kwambara mu minsi ishize twabonye uwagiye gutabaza twabonye ku mbuga nkoranyambaga umukecuru wa Ngoma nawe batemye arapfa baramushyingura. Ejo bundi twabonye umugabo yatemye abona bidahagije aramujyana. Bapfuye password ya telefone. Ese mu by'ukuri password ya telefone ni ikintu cyakabaye gituma umuntu yica undi? Ubwiye umugore cyangwa umugabo ngo password ya telefone yawe uhaye undi, ni ikintu kigomba gutuma wica umuntu? Ese iyo turebye neza mu itegeko, telefone nayo ni kimwe mu bintu umutungo w'ivangamutungo abantu basezerana. Bigenda bite kugira ngo umuntu afate umuhoro, afate umuntu bakundanye igihe runaka bagashakana, bakagira igihe bemeranywa gushakana, umwe akaba umugore w'undi, undi akaba umugabo, bakabyara umwana wa mbere, bakabyara uwa kabiri, cyangwa se bakabyara n'abarenzeho, mugashaka ubuzima mukamara n'umwaka umwe, cyangwa gatatu, cyangwa n'indi irenga, igihe kikagera ugafata umuhoro, ugafata umuntu ukamucocacoca, warangiza ukabona ntibihagije kuko n'ibindi ukamutera vuba. Bigenda biti? Ese wowe ubibona ute umuntu akwimye simukadi cyangwa akakwima telefone cyangwa akakwima password? Wakora nk'uko uriya mugabo yakoze? Ese bigenda bite kugira ngo ujye kwita umugore wawe cyangwa ujye kwita umugabo wawe uzi neza ko mwabyaranye mufitanye abana? Abo bana uzitwa papa uwishenye mama w'abana? Ese umuryango w'uwabo w'umugore wiciye umwana uzagufata ute? Ese uzi nimba n'agahinda utera umuryango wawe ubambika icyasha wishe umugore, noneho akamwica urubozo, akamwica urupfu rumeze kuri rw'agashinyaguro, warigeze kuvuga ijambo ndagukunda? Ese tujye dutekereza ko dufite ubuzima, natwe dufite ubumuntu, tuzabaho ariko igihe kikagera tukazanapfa. Tujye dutekereza igihe cyo gupfa kwacu aho tuzajya, tugatekereza tuzagenda gute, tuzajya hehe. Ese mu gusaza kwawe uri umwicanyi, wasazira muri gereza cyangwa utanayisaziramo, warahekuye abana bawe, ubimenye n'ubarera,
nawe wiswe umwicanyi, ugiye muri gereza, ubayemo ubuzima bw'igihe kirekire, abana ntubareze, ubatesheje na nyina wakabareze, bagakura bakagira icyo bakumarira. Nta kindi kintu wakora aho kugira ngo wice umugore unamwice kure, noneho ntanapfe akomeze kuribwa n'umubiri ugeze hariya. Umujinya udukontorora, umujinya udukoresha, wumva ko umuntu wese ukubabaje ugomba kumwica kuzira kwikura hirya. Ese utekereza ko wica umuntu ejo nawe ukazapfa ukamukurikiza? Rimwe na rimwe twicara dupfa ariko ibyo byose ni ibintu dushaka tukabitunga turi kuri iyi si, ariko igihe cyagira twapfa tukabisiga umusozi, rero tukabitaka natwe nk'uko twavuye mu iherezo ryacu rikorera nabi. Ni gute niba umuntu aguteye ubwita kugutesha umutwe udashobora kumuhunga ngo ugende ujye kuruhuka, niba ubwenge bwose kuruhuka bugaruke, cyangwa se niba utari bunagaruke mutandukanye, ariko kugira ngo umwice ejo birangire n'abana bawe bose bari abana bazajya kwa kubyara nyuma akabarera. Ese wowe baba bazaza bakakwita papa ukitaba ngo karame papa, cyangwa se n'abagore natwe ngo twice abagabo, wishe se w'umwana abazaguhamagara ukitaba uti karame, bakitaba bati bagahamagara bati mama uti karame bana banjye, warishe se. Twisubireho, urebe ikintu ugiye gukora, urebe ingaruka kizatera, urebe icyo kizatera ku muryango wawe, urebe ingaruka kizatera ku bana bawe, urebe ingaruka kizatera ku aho uvuka, urebe ingaruka kizatera ku aho washatse, urebe ibyiza byacyo, urebe ibibi byacyo, mbere yo gukontororwa n'umujinya ngo wumve ko umujinya ariwe ugomba kugukontorora, ugakora ikintu runaka uzicuza ubuzima bwawe bwose, uzicuza iminsi yawe yose. Sinzi, njye kuri njye byambanye inkuru y'indengakamere, kuri njye byambanye ushobora kubasha kurura, ariko tugomba kubibamo, ariko se dukomeze twemere tubeho muri ubu buzima, dukomeze twemere kubaho abantu bakora ibi bintu. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo reka nze kuri kamera nawe uri ku rugero tuganire, hanyuma turebe n'icyo twakora, n'ubuhe bukangurambaga twakwigisha abantu kugira ngo turebe ko ubu bwicanyi bwagabanyuka cyangwa se bukanacika. Niba ufite umujinya ukumva umujinya wawe urakabije, wijya hafi y'umuntu warakariye, ahubwo ko kumuba hafi bishobora gutuma ukora ikintu cyiza. Hanyuma niba umujinya warangiye uzagaruke uzuvugane nawe kandi bizagenda neza. Ariko niba wumva uri buze hafi y'umuntu warakariye kandi ukaba utari bubashe kwikontorora, byanga byakunda biraza kubyara ikintu. Icyiza rero icyo mbona, wareka ugahunga ukazagaruka umujinya wagushizemo, cyane cyane ku muntu ubizi ko agira umujinya uzavuba kandi ugakora ikintu. Avandi, birababaje kubyara umwana agashaka, ugakora ubukwe unezerewe wumva wishimye, hanyuma wajya kumva ngo bamukoreye ibintu biriya nabonye, biriya bintu nabonye. Inshuti zanjye, birababaje, birababaje kubyara umwana, wamara kubyara umwana uri umubyeyi w'umugabo cyangwa uri umugore, ukumva ngo umwana wawe yatemaguye umuntu bashakanye, amutemagura kuri buriya rwego, aramutemagura akamujombagura ibyuma, uhita wibaza niba warabyaye umwana cyangwa niba warabyaye inyamaswa. Kuvugira ikinago mu mutima, abavukana nawe bakajya bagira ikinago kuko bavukana nawe, uba ubayicyasha mu muryango, aho kugira ngo ujye kwitera izo ngaruka. Rero niba mu umujinya wakubanye mwinshi, ihunga bugenda, nta kintu byatwara. Ubupfura, ubunyangamugayo, umuntu w'inyangamugayo, umuntu utekereza, areba ku bantu be bwite, akareba ku byiza yifuza ko bagira kurusha uko atekereza ku nyungu ze bwite.
areba ku kintu gishobora kugira akamaro imbaga nyamwinshi kurusha uko areba ku cyagira akamaro ku giti cye. Ndakeka ko n'abantu bakora ibi bintu batemagura abantu ntabwo nabo ubwabo mu mitima yabo batuje, ntabwo batuje pe. Kuva n'imvura iguye ntabwo abantu batuje, ntekereza ko mu mitima yabo badatuje, ntekereza ko igisubizo cy'icyifuzo afite kitasubijwe. Reba nk'uriya mukecuru mwiza ungana kuriya watemye n'umwana w'umusore ungana kuriya, ntekereza no kujya guhisha ibice by'umubiri, biteye agahinda. Umuntu nta kintu yagukoze, nta kintu kibi kindi yagukoreye, uramufasha uramutemagura, byibura se uwunguka iki? Byibura yewe ndiwe umutema. Gutema umuntu yewe za muntu kuba bavuga ngo umuntu atema umuntu hanyuma we ntapfa, navuga uriya muntu impamvu yatemye umuntu ntiyashobora gupfa, ariko uratema umuntu agapfa ejo nawe ugapfa ukamukurikira. Tekereza iyo umusanzeyo, niba hari ahantu bajya ukamusangayo, muzarebana gute? Umuryango wawe wambitse icyasha, uteye agahinda umuryango wawe, wagiye aba yigendeye, uwo mugaje ugatera ubusembwa we, igihe cyose umutima wahorana agahinda n'intimba ahora avuga. Bavandimwe nshuti zanjye, ni gute dukwiriye kwiga gukemura ibibazo tugateje ibindi? Gukemura ikibazo si uguteza ikindi. Iyo umuntu yakubangamiye, muhunga umujinya ubanza ushire, ugaruke nta mujinya. Kandi neza ihosha uburakari. Ibintu bya mbere indengakamere, sinzi nawe uko wabibonye, ariko Imana idutabare kandi ikomeze turwanirire, turinde umutima w'umujinya, turinde umutima w'ubugome, turinde gufuha bikabije bidafite bimaze bikumvisha ko ugomba kwica umuntu kugira ngo ubone amahoro, kumvisha ngo mumwishe mwese mu muhombe. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Simvuze ko gufuha bitabaho cyangwa ari bibi, ariko gufuhira umuntu kugera ku rwego umwishe, ubwo si umukunda. Ikibazo gikomeye kandi gikomeye cyane. Kwiga isomo ryo kugerageza guhangana n'umujinya dufite, tureke gutuma umujinya dufite udukontorora, tureke gukontororwa n'amarangamutima y'umujinya tugira, ahubwo tugerageze kureba ngo ni iki turimo, ni iki tuzasiga ku isi, abacu twabye tuzabasiga hehe, igihe dufashe u Rwanda rwacu tugakomeza kurwambika no kurutera icyasha cy'umuhoro wa buri munsi. Aya mateka yacu akwiriye gusibangana, n'abandi bazayasiba usibye twebwe. Bakunzi ba MD Blog Official, murabakunda kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Namwe bitewe n'uko mubibona, muraza kuduha ibitekerezo hariya hasi. Ibitekerezo gikomeye twari dufite n'intego twari dufite, twari ukugira ngo tubwire abantu ngo mureke gukontororwa n'amarangamutima y'umujinya, ahubwo turebe ku kiduhuza kuruta uko tureba ku kidutanya. Niba hari n'icyakubabaje kugira ngo ukore ikintu kibi, funga ugaruke umujinya wagushizemo. Umujinya we gukontorora, ahubwo wowe ukontorora, kuko ibyo dukora bikarangira bibaye bibi, bitera icyasha abana bacu, umuryango wacu, yaba ari uwo dushakamo cyangwa uwo tuvukamo, uwo twarerewemo cyangwa n'ibindi. Umuntu wese wagufataga nk'aho uri umuntu akubona nk'aho utari umuntu, nawe wagatangira kubona nk'aho nta bumuntu bafite. Icyiza cyo muri iki gihugu, icyaha ni gatozi ku muntu. Turi mu gihugu cyiza cy'amahoro, gituma umuntu wese wakoze icyaha akibazwa ku giti cye, ariko dukwiriye no kwiga tukiga isomo ryo gutekereza uburyo tudakwiriye guhora tumena amaraso y'Abanyarwanda, ahubwo tukareba icyo twakora kugira ngo u Rwanda rube rwiza kuko twarusanze. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane kandi tubakunda uburyo mudushyigikira, mukanda subscribe, mukora share, like na comment. Imana ibahumurize.